Bene data bashiki banje, umuvandimwe wanyu Pasteur Ndahiriwe Jean de Lapaix, nongeye kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana, umwami wacu Yesu Kristo abagirire neza. Ndifuza yuko dufatanyiriza hamwe gutekereza ku ijambo ry'Imana riboneka mu rwandiko rwandikiwe abaheburayo igice cya 11. Durasoma duhereye ku murongo wa 24 tugeze wa 26. Haranditse hati: kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta bw'abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Imana yacu ishimwe cyane. Bene data, kwizera ni imbaraga, kwizera ni uguhara amagara, kwizera ni ubutwari. Mubitekerezeho cyane. Kwizera ni imbaraga, kwizera ni uguhara amagara, kwizera ni ubutwari. Ubutwari kandi ni ugukora ibyananiye abandi. Imana yacu itugirire neza. Abantu benshi bakunda icyubahiro n'ubutunzi, murabizi cyane. Abenshi bashobora kubigurana ukuri n'ubukirisitu, bagahitamo ubutunzi n'icyubahiro bakabigurana ubukirisitu. Ariko Mose we siko yabibonye. Ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura akamenya neza, agasobanukirwa ko atari umunyegiputa ahubwo ko ari umuheburayo. Amaze kubibona neza, ngo yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo nubwo hari mu icyubahiro n'ishema, ngo ahubwo ahitamo kuja kurengananywa n'ubwoko bw'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Ngo abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha by'abanyegiputa, ngo kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa iruta izindi. Imana itugiriye neza. Yatekereje ko ubutunzi bushira bw'abanyegiputa bw'akanya gato atabuhinganya n'ingororano ikomeye izahora witeka. Ahitamo neza cyane, afata inzira ati ngiye kubana na bene wacu mbabarane nabo nubwo bari mu kaga n'amakuba, ariko n'ubwoko bw'Imana. Kandi hanyuma y'uyu mubabaro hari ubugingo buhoraho, hari ingororano zateguwe n'Imana. Imana yacu itugiriye neza. Mose amaze kumenya ko atari umunyegiputa ahubwo ko ari umuheburayo, mu byumve bene data, kubimenya no kubyizera byamuteye guhara icyubahiro n'ubutunzi by'abanyegiputa byari bimuri imbere. Ahitamo kuja kubabarana na bene wabo. Aho guhitamo ubutunzi n'icyubahiro nk'abiki gihe, yahisemo kuja kurenganywa azira uwo ari we. Ati ngiye kubana na bene wacu mbabarane nabo. Ati nubwo bariya baheburayo bari mu makuba, bari mu kaga, ariko ni ubwoko bw'Imana. Arazirikana ati hanyuma y'uyu mubabaro n'ishavu n'agahinda, Imana izabibuka. Ndagiye mbabarane nabo, nanjye ndi umuheburayo. Ntabwo ndagundira ubutunzi bw'abanyegiputa ntari umunyegiputa, ntabwo ndagundira icyubahiro cy'abanyegiputa ntari we, nje ndi umuheburayo, ndagiye mbane nabo. Bene data bashiki banje, ubu butwari bushingiye ku kwizera bwa Mose ninde wabugira mu gihe nk'iki? Aya mahitamo ninde wayemera mu minsi nk'iyi, ashingiye ku kumenya uwo ari we, ashingiye ku kumenya ko ari umukristo watoranijwe n'Imana, ngo yitandukanye n'abanyamahanga badahuje, ngo yitandukanye n'abatizera badahwanye. Mose yanze gukomeza kwitwa umunyegiputa. Nta ubimunyaze, yari abifitiye uburenganzira byemerewe, ariko ati biragatsindwa kwitwa umunyegiputa kandi ndi umuheburayo. Bene data bashiki banje, burya koko biragatsindwa kwitwa uw'isi uri umukirisitu, biragatsindwa kwitwara nk'umupagani kandi uri umuntu w'Imana, biragatsindwa kwitwa umunyegiputa kandi uri umuheburayo. Nubwo abaheburayo bari mu kababaro k'uburetwa bakoreshwaga,
ariko Mose yabonye ko kuba umuheburayo biruta cyane kwitwa umunyegiputa, kuko yatumbiraga ingororano azahabwa. Mushiki wanjye mwene data, impamvu y'iri jambo, Imana yagaragaje ko hari abantu benshi bishimira kwitwa abanyegiputa ngo banezeze Farawo maze abashime, bakumva ari ishema gushimwa na Farawo kuruta gushimwa n'Imana yabatoranirije kuyibera ubwoko butagomba kubaho nk'uko abanyegiputa babaho, bugomba kugira itandukaniro hagati yabwo n'abatizera badahwanye. Ngo abo bahisemo kugurana ingororano zabo kuko Egiputa yarabatwaye bazinura abo bari bo, bakumva ko nibigaragaza nk'abaheburayo ubwoko bw'Imana byazabavutsa ibyiza byo muri Egiputa, ahubwo bigatuma barenganywa bazira Kristo. Imana yacu ibasange kandi batabare. Mu gihe abaheburayo bari muri Egiputa, bene data bashiki banje, mubitekerezeho neza, mubihe agaciro, ngo burya ntabwo barenganywaga n'abanyegiputa gusa, ahubwo hari abaheburayo bahisemo kwigira nk'abanyegiputa, bagakoreshwa uburetwa n'abanyegiputa mu kubabaza cyane bene wabo, akaba ari bo abanyegiputa bakoresha, bakabikora n'imbaraga bishimye cyane ngo bereke abanyegiputa ko bifatanije nabo, bagashyira ku ngoyi abaheburayo bene wabo, abanyegiputa babizekerera babahema, nabo bakibwira yuko bakora neza. Imana yacu ibasange. Abo Pawulo yabavuzeho mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 1 umurongo wa 31, ngo nindakurwa kwizima, nabava mu masezerano, nabadakunda babo nintababarira. Abo nindakurwa kwizima nabava mu masezerano bakihakana bo bari bo, bakigira abanyegiputa ari abaheburayo, nabadakunda babo ngo bababarane nabo bifatanye nabo mu kababaro no muri uru rugendo rugana mu bugingo buhoraho, nintababarira. Uretse no kubabarira bene wabo no kwibabarira ubwabo byarabananiye ngo bumve yuko bakwiriye kwirengera ubugingo bwabo bakita ku iherezo ryabo. Bantu b'Imana, nubwo abaheburayo bari bashavuye bababazwa buri munsi, Mose yabonye ko aho kwitwa umunyegiputa yahitamo kuja kubana n'ubwoko bw'Imana akababarana nabwo, agashavura afata umwanzuro. Mose, Imana ihabwe icyubahiro. Mene data mushiki wanje, mbese nawe uja uzirikana ko uri umukirisitu ukumva utabigurana iby'isi bishira? Mbese wumva kwizera kuguhesha gukomeza icyo wahamagariwe ugahara amagara nka Mose? Cyangwa wahitamo kuba nk'abaheburayo batagize ubwenge bakishimira kugurana ubuheburayo ubunyegiputa? Imana igusange, Imana igufashe, Imana igusure. Mwibuke yuko igihe cyageze Egiputa n'abayo bakagerwaho n'akaga, Imana ibitura ibibi byabo, abaheburayo bagatabarwa. Abanyegiputa baja mu magorwa, abaheburayo babona Imana. Bene data, abanyegiputa bararimbuka, abaheburayo bahaguruka bateze amaboko berekeza igihugu cy'isezerano. Inkingi y'igicu ibaje imbere, ibamurikira ku manywa na nijoro. Imana irabatabara, ibagirira neza, ibona umubabaro wabo, nk'uko ibyanditswe byera bibivuga muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3 iti, siko bizaba mu bagutegereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Bene data, abava mu isezerano bakihakana bo bari bo nibo bazamwara. Bashiki banje, nibo bazamwara. Ariko abategereza Imana ntibazakorwa n'isoni, nk'uko Zaburi ya 37 umurongo wa 19 bigaragaza iti, ntibazakorwa n'isoni mu gihe cy'ibyago byabo, mu minsi y'inzara bazahazwa. Imana yacu itugirire neza. Uwandikiye abaheburayo igice cya 1 umurongo w'9 nawe yarabihamije ati, kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo gitumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishimika kurutisha bagenzi bawe. Bene data, Mose Imana imusiga amavuta yo kwishima,
imurutisha bagenzi be kuko yakunze gukiranuka akanga ubugome bw'abanyegiputa, agahara icyubahiro n'ubutunzi byari bimuri imbere, agahitamo kuja kubabarana n'ubwoko bw'Imana. Bakundwa b'Imana, ndagira ngo mutekereze kuri iri jambo, muritekereze kuri iri jambo, kandi mwibuke ijambo riri mu byahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo w'10, ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose, kugerageza abari mu isi. Imana yacu itugirire neza bene data bashiki banje. Mukundwa, wowe witondeye ijambo ryo kwihangana, mwene data, wowe witondeye ijambo ryo kwihangana, yewe witandukanyije n'abanyegiputa, kandi ntiwihakane uwo uriwe, ugakomera ku bukiranutsi ntucogore, Imana izakurinda, Imana izakugirira neza. Shikama ukomere, Imana izakugirira neza, kuko ikurambuyeho amaboko kugira ngo ikurengere muri byose. Ariko Yeremiya yavuze ijambo rikomeye mu gice cya 17 umurongo wa 11. Yaravuze ati, umuntu wirundanya w'ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkwari ibundikira amagi itateye, ngo ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Niko Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Umuntu ugurana ubuheburayo bunyegiputa hejuru y'ubutunzi n'icyubahiro by'abanyegiputa bimushizwe imbere, ngo ameze nk'inkwari ibundikira amagi itateye, ubwo butunzi buzamusiga mu kaga no mu makuba, kandi agabanije kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Niko Uwiteka avuze. Imana yacu batabare. Bene data, guhitamo kuba umunyegiputa kandi uri umuheburayo, ugahitamo kuba uw'isi kandi uri umukirisitu, ni ugutakaza ubutunzi butagira akagero, ukaja kubundikira amagi nk'inkware ibundikira amagi itateye, ukabundikira ubutunzi bw'abanyegiputa. Hari ubutunzi bugeneye abantu b'Imana. Imana igusange, Imana ikugirire neza. Nubwo abaheburayo bababazwaga cyane, ariko Mose yamenye ko atari umunyegiputa, ahubwo ko hari umuheburayo. Aratekereza ati, yego amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose, nk'uko biboneka muri Zaburi ya 34 umurongo wa 20. Maze ahitamo afata inzira yerekeza muri bene wabo, ati mbabarane nabo. Amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ndabizi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Ndabizi abaheburayo bazatabarwa. Muntu wa Nyagasani, kwizera no kumenya ko uri umukirisitu bigomba gutuma uhitamo neza, ukumva ko ingororano tuzahabwa ziruta iby'isi byose no gushimwa n'ab'isi, bityo ukemera gufata ubugingo Imana iguhaye bukaguhesha ibyishimo, ukemera gufata ubukirisitu, ubukiranutsi, ugakomera ku gakiza bikaguhesha ibyishimo, utumbiriye ingororano tuzahabwa zizahoraho iteka ryose. Imana yacu itugirire neza. Mwene data, ukwiriye gutekereza kuri aya magambo, ukayashira mu bwenge bwawe, ukayaha agaciro, ugahitamo kuba umukirisitu no kubabarizwa muri bwo, kubirutisha kwishimira ibinezeza by'ibyaha by'akanya gato ka none. Imana yacu ikongerere ubumenyi, iguhe gutekereza no gushishoza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Data wera se w'umwami Yesu, ndagushimye kubwira ijambo, ndagushimye kubwira ijambo, nkagushimira cyane kuba ryumvise, nkagushimira kuba ritegeye amatwi. Mana, ndakwinginze kubw'imbabazi zawe n'imbaraga, ngugire mwami Imana yacu impuhwe n'ibambe kuri aba bose bumvishe ijambo ryawe, ubahe kurisobanukirwa nk'uko ubishaka, kandi ribahe icyerekezo kizima cyo kuganishamo ubuzima bwabo, kugira ngo mwami Imana yacu bafate imyanzuro ibahesha ubugingo buhoraho,
data nawe ukomeze kubamurikishiriza umucyo wo mu maso hawe, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabyemo twizeye, amen.